uko ngukuri agutahana ni mateka mashya. Yesu ndamubashimiye yarandebye ngirira imbabazi muri iyo myaka ya 12 twari marine hano mu Kiderenga kandi twinaga muri Nyabugogo batwitaga marine. Najyaga nkukikuza nk'umumama nkamushikuza isakoshi yahita ninaga mu mazi nagera mu nkahita ncubira nkacubukira hepfo nkasuhuza mama bite nkongera nkacubukira piriya nkongera nkagupepera Mary n'isakoshi yawe nkongera nkacubira ntisubazi gusa turi za marine twinaga mu mazi. Yesu araruhura, Yesu araruhura, Yesu araruhura. Muri icyo gihe myaka ya 13 hahise haza abagande hano mu Gatatu bariya baje ndi bafite imyaka 13 baza bacuza pièce de rechange bashyira ibikontineri ku mihanda. Twari duhari turi amabebe rwaratumenye tutabona neza twari umuntu ureba ariko atareba batabona rwaramumenye. Ariko Yesu arakiza. Nawe Yesu yagukiza ukongera ukareba neza natwe turi kureba neza. Baza bafite ikintu cyitwa inoti. Bamwe muri bo bafite amafaranga yabo kandi bashaka abakobwa b'abanyarwandakazi ariko bamwe muri bo bafite na sida. Biruha mu bakobwa b'abanyarwandakazi hariya mu Gatatu abakobwa barashira sida zirabica abandi babajyana ibigande barasara hanyuma natwe tuba turarwaritse. Muri icyo gihe nibwo bahise bantora mu Kiderenga bahise bantora ama visi perezidante w'inaha birazigira komite visi w'inaha ninde visi w'izina ntabwo yanyiyereka perezidante bamujyanye wowe twagiraga komite nyobozi bahise bantorera ubuvisi mu minsi mike perezidante wanjye yarapfuye apfa yishwe na sida. Turagira turamushyingura turamubwira tuti Imana wamanutse uri intwari indaya natwe tuzagusangayo Mana. Turamushyingura gitwari nk'indaya ivuye muri twe yari perezidante. Niho bahise banyita Jama rero nyita nitwa Umujama. Umujama yari umukobwa ki wowe uri umukobwa urumogi rurenze urw'abandi niyo mpamvu mwumva n'ijwi ryapfuye. Nanyweye urumogi urugero uyu munsi none bakoze ubushakashatsi basanga umwotsi ari full tank. Umwotsi umumara n'umuntu imyaka 6 ureba imyotsi rero nko ku myaka 9 kugeza ku 18 urumva narayicumye niyo nkunyuzeho rukurimo ndakumenya ndabona agiye niyo wari ubarimo rero ubwo twamenyanye. Ariko ntabwo twazanywe no kubaha ariko twazanywe no kubaha Yesu. Mumvugire ngo amen. Kandi Yesu nyuma ya Yesu hari izindi nzego. Nyuma ya Yesu hari ubundi butabazi buzatabara ubuzima bwawe kuko uri umuturarwanda kandi niwe mutungo w'igihugu. Niwe mutungo w'igihugu ntabwo igihugu cyakomeza kurebera wowe urazwi raporo yawe irazwi. Uyu munsi nutitabira Yesu kwiriba hari izindi nzego uzashyikirizwa kandi uko niko kuri. Yesu arakiza. Ndashimira Yesu wangishije kandi akampamagarira kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza mbwire bose barurembye ko Yesu akiza umurembe. Yesu arakiza. Muri ubwo buzima twahise turwarika turaremba turwara ibyuririzi CH iradufata. Mama ahita ajya kundwaza afite agahinja n'inda mu nda arandwaza. Mama ari umurokore akajyanira akabwira Yesu ko wambwiye ko uyu mwana wanjye azagukorera ko wambwiye ko uzamukiza. Nubwo mutubona dusa namwe ariko ntabwo twebwe amakuru dufite ari nka yawe. Nubwo muraturya rimwe ariko dufite amakuru yo mu ijuru. Mama yari afite amakuru nubwo nari mu nda y'abagabo banyu ntariya Kiderenga ariko mama yari afite haya makuru. Uzi kuba udafite ugusengera nawe ntiwisengere. Niba udafite ukujyana imbere y'Imana wowe wakwiyizana. Mumvugire ngo amen. Nagize umugisha mama ngirayo harandirira angwaza ndirira ndaremba. CH ikayishyira mu byuma bya ecography basanga ubuzima bw'umukobwa bwararangiye. Baravuga bati uyu mwana yatangiye ari umwana none ibi ntazabyara uyu ntiyashaka. Binabaye nabi. Nabonye aho bavana ubugingo muri we bakarwanika bakarugarura muri we. Nabonye aho umuntu abura akimukira umuntu n'ikigo biteka mwibuka. Nimubona Yesu adukarabira turi kumwamamaza dukuye kuri. Reka tubivuge Yesu aratusuye. Twebwe turasute turabasukira kwa Yesu kandi kwamamaza ibyo ntabwo bidutera isoni. Abantu benshi bajya bamamaza kuri YouTube bakamaza ku maradiyo kuki uvuga ibyo ngibyo. Impamvu ya mbere nuko Yesu ankijije uburaya. Yesu ankijije uburaya. Impamvu ya kabiri nuko adateganya gusaba indaya ntabwo mbiteganya niyo mpamvu ituma mvuga ibi. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo abantu bamenye ubumana bw'Imana kuko Imana irabasha kugira ngo irabasha.
haleluya. Nanjye Yesu yarambashije abasha n'imirenze. Igihe kigeze mama ndwaje mbafata ibihe byo gusenga. Imana iramubwira ngo ndacyari ya Mana idahinduka. Jambo navuze ku mwana wawe naririnze kandi mbirindanye nawe. Imana itakambana biracitse. Haleluya. Mbikubora Imana ikubwira ngo ngirindanye n'ijambo yavuganye nawe. Ariko Imana idatinya ibibero. Twebwe turi ubwoko buturi kwabo. Tuyisanga kera. Turi abantu Imana yose idukura mu mwijima idushyira mu mucyo wayo w'itangaza. Haleluya. Kugira ngo turamamarize ishimwe ryaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikadushyiza mu mucyo wayo w'itangaza. Muvugire ngo amen. Twebwe cyane twari ubwoko bw'uyu munsi turi ubwoko bw'Imana. Twe tutarakabariwe ku munsi twababariwe. Imana ishimwe cyane. Mama Imana ivugana nawe. Bamuhaye ifoto ya ecography igaragaza uko ameze. Ubuzima bwararangiye. Hari igihe ubona ko amenyo ntayo ugifite, umutware yabivuze. Amenshi afite mu kanwa ye n'amaguru ariko ntayo abika, nyine nuko aje abigenza ate. Buri wese aba afite agakovu kahavuye. Ariko Yesu ni mwiza. Hari igihe uvuga uti ko ufite sida Yesu nazazikiza. Hari igihe uvuga uti ko bamenaguye mfite ibikomere Yesu akiza n'ibyo bikomere. Wowe ngwino kwiriba gusa umbwire ko Yesu akugirira neza. Muri mutatu bafite n'ifeza ariko muri Yesaya yatubwiye uze wo gutanga amafaranga ku nzoga, wo gutanga amafaranga kugura indaya, kutugura ibyo kurya bitari ibya nyakuri. Gira umwete wo kuva Imana iri nibwo urabona ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana yampaye ubundi buzima. Muri ubwo buzima mama afashe ibintu byo gusenga. Imana yamubwiye ngo ni ukuri. Njye navuganye nawe ndabirenze kandi mirindanye n'umwana wawe. Uriya nzamwibahishiriza ubu mundeba ku isi yose. Niba mbabwira ko Imana yanyibahishirijeho. Imana yanyibahishirije. Mumvugire ngo amen. Imana yanyibahishirijeho. Mana ibwira mama uriya nzamwibahishiriza. Uriya nzamuha urugo kandi rwiza. Uriya nzamurobanurira umugabo umukwiriye. Imiga yanjye niyongerize hano. Tambuka gake. Iyo yari